kugira ngo uhindukire Uwiteka agukore. Uru rukundo rwa Yesu Kristo rwasanze igisambo ku musaraba. Iki gisambo kibona ijuru akora. Haleluya. Uwiteka akomeza kutugirira neza. Ndashaka dusengere muri iri jambo. Ndashaka dusenge duhamagara imbaraga z'Imana, urukundo rw'Imana iduhe kubona no kumva yuko tukiri kumwe n'urukundo rw'Imana. Evangeliste Ngirimana Emmanuel, tubahaye ikaze. Tugiye kuganira amagambo Imana ashize ku mutima, twumve icyo Umwuka ashaka kugira ngo dukore, twumve imiburo y'Imana. Ndasuhuza abantu bose, abakunzi bo ku musaraba Online TV, aho muherereye hose. Aho muherereye hose, abari muri Afurika, abari mu Burayi, abari muri Aziya, Oceania, mwese mbahaye ikaze. Mukomere mu Mwami wacu Yesu Kristo. Reka tubanze dusenge, hanyuma dusome ijambo ry'Imana, twumve icyo Umwuka agendereye kutubwira. Uwiteka Nyiringabo Imana, twongeye kugaruka imbere yawe umwanya nk'uyu. Duciye bugufi mu mutima wacu kugira ngo umanuke wigaragaze, ubane natwe. Turahamagara imbaraga zawe, Mwuka wawe ngabe kuri twe kugira ngo dutange ibyawe dutunganye. Ngaho rero Yezu ntunganye, sengera ijambo ngiye gutambutsa hano ku musaraba Online TV, uzaryumva wese azagirirwe ineza nawe, azahindurirwa ubuzima. Data, rizagira icyo rihindura mu buzima bwe, mu mibereho ya buri munsi, uzagendane nawe. Nuko tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba ku bwacu. Amen. Murakoze. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice byaho ni 8, umurongo waho wa 31. Umutwe w'amagambo urambwira ngo, ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? 31 akavuga ngo, none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Yesu Kristo kandi ariwe wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo, turicwa umunsi ukira, bakudohora twahwanijwe n'intama zibagwa. 37 haravuze ngo, oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha uwadukunze. Kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu, cyangwa ubugingo, cyangwa abamarayika, cyangwa abategeka, cyangwa ibiriho, cyangwa
ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Iri jambo ni ijambo Pawulo yandikiye Abaroma, avuga cyane ku rukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Turusanga muri Kristo Yesu uru rukundo rw'Imana. Aravuga ngo ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo Yesu? Mbese ni ibyago, mbese ni amakuba, mbese ni ukwambara ubusa, mbese ni urupfu, mbese ni inkota. Pawulo avuga amagambo akomeye ahantu, avuga iby'urukundo rw'Imana, avuga gukundwa ubwo twakunzwe na Yesu Kristo. Urwo rukundo nirwo rwatumye Yesu ajya ku musaraba. Nakuzaniye ijambo rivuga ngo kurebererwa n'urukundo rwa Kristo biduhoraho, cyangwa se urukundo rw'Imana ntirurangira ku mwana w'umuntu. Hari impamvu nyinshi ndetse hari n'ingero nyinshi zigaragara ko urukundo rw'Imana rureberera abantu, rugamije ko abantu bahinduka, bagahindukira bakamenya Yesu Kristo. Uru rukundo rw'Imana rugamije kugira ngo wowe muntu unkurikiranye uhinduke, rugamije kugira ngo njye nawe duhinduke, dukomeze gukurikira ubwo Yesu Kristo yadukunze. Nk'uko ijambo ritubwira ngo ukunde mugenzi wawe, nk'uko ijambo ritubwira ngo ukundishe ubwenge bwawe n'umutima wawe n'ibyo utunze ubikundisha Imana. Nuko Pawulo arandika aravuga ngo kuko urukundo ari rwo rukubiyemo ayo mategeko yose amwe tuzi, ngo ntukice, ntugasambane. Tugize urukundo nk'urwo Kristo adukunda, twabasha kubahiriza amategeko Imana idutegeka. Pawulo arandika aravuga ngo ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Yandikira Abaroma arababaza ngo ni iki? Ese ni ibyago, ni amakuba, ni ukwambara ubusa, ese ni ukuburara, ese ni uburwayi waba ufite? Oya, nta gikwiye kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Oya, kuko Yesu Kristo yadukunze, yamara kudukunda akajya ku musaraba, yagera ku musaraba i Golgota akadupfira kugira ngo natwe twitwe abana b'Imana. Haleluya! Urukundo rwa Yesu Kristo, urukundo rw'Imana ruracyatureberera. Ndashaka kukubwira ngo ukomeje kurebererwa n'urukundo rwa Yesu Kristo, urukundo rw'Imana ruri ku buzima bwawe. Dufite impamvu zirenga imwe, dufite ibihamya birenga 2, dufite ibihamya birenga 10 dusanga mu gitabo Bibiliya yera itwereka. Bibiliya itwereka urukundo rw'Imana rwageze kuri Daniyeli. Daniyeli ahamya Uwiteka kiragiye yari mu gihe cy'urupfu, kuko Bibiliya iratubwiye ngo nese ni urupfu, mbese ni inkota, mbese ni ukwambara ubusa. Oya, urukundo rw'Imana nta kintu rureberaho, ahubwo rukubaho kugira ngo njyewe nawe tubashe guhindukira, tumenye amaraso ya Yesu Kristo n'urukundo yadukunze, tumenye uburemere bwabyo. Urukundo rw'Imana rubana na Daniyeli mu rwobo rw'intare, ruramusigasira, intare ntizabasha kumugeraho. Urukundo rw'Imana rugera kuri Nebukadinezari, nubwo atubahishije Uwiteka ngo yaremaga ibishushanyo ndetse akabihimbaza, ariko urukundo rw'Imana rwaramufashe rumugeza mu ishyamba. Imyaka 7 arisha, amera nk'inyamaswa, ariko Uwiteka akomeza kumucungira mu rukundo rwe, akomeza kubana nawe mu ishyamba, aramurinda. Icyo yaragamije kwari kugira ngo Nebukadinezari ahinduke, Nebukadinezari amenye Imana nyamana ifite imbaraga. Uru rukundo rw'Imana ntabwo rwatujeho kubera ko dutunganye, ntabwo rutuzaho kubera yuko turi beza, ntabwo rutuzaho kubera ko turi abahanuzi, oya, ntabwo rutuzaho kubera ko turi abapasitori b'ukuri.
ahubwo urukundo rw'Imana ruza ku muntu kugira ngo ahinduke, amenye inzira nyayo, amenye urukundo rwa Yesu Kristo yadukunze akajya ku musaraba. Haleluya. Nuko Pawulo arabaza ngo mbese niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Nukwambara ubusa, nukurwara, n'amakuba, nukubura ibyo kurya, n'ubushomeri. Oya, nta gikwiye kugutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Yewe wowe wamenye urukundo rwa Kristo, ukaba uri mu rukundo rwa Kristo, komera mu rukundo rwa Kristo kugira ngo ukomeze kumenya ubwiru bw'Imana. Haleluya. Uru rukundo rwabanye na Meshake na Abedenego mu itanura ry'umuriro, rubana nabo, rurakomeza rurabasigasira. Uru rukundo rwa Kristo, uru nguru nirwo Yesu ageze ku musaraba, amajije kugera ku musaraba, ngo nuko ku isaha ya 6 kugeza ku isaha ya 9 ngo habubwira kabiri, ngo ubwo bwira kabiri ngo umwenda utabukamo kabiri, umaje gutabukamo kabiri ngo nuko ngo ibituro byabera byose birafungurwa. Haleluya. Harabera bari bafungiranywe mu bituro, Satani yaragize imbohe, ariko uru rukundo rwa Yesu Kristo, uru rukundo rwamenye amaraso ku musaraba, rwatumye ubu bwoko bw'Imana bubohorwa. Izi roho z'abakoreye Imana zari zifungiranywe, uru rukundo, uru rupfu rwa Yesu Kristo, uru rukundo yadukunze, rwatumye tubasha kumenya, rwatumye uru rukundo rw'Imana nirwo rwabanye na Yobu. Elifazi w'umutemani amuvaho, inshuti ze zimuvaho, Biludadi amuvaho, ngo Finani n'umugore wamuvaho, ariko urukundo rw'Imana rukomeza kubana na Yobu. Yobu akomeza guhamya Imana, akomeza kuvuga ngo Imana yanjye, akomeza kuvuga ngo Imana, kubera ko uru rukundo rwari rumuriho. Urukundo rw'Imana rwabanye na Yobu mu gihe kibabaje, ubwo Yobu umugore yari yagiye, ubwo inshuti zari zagiye, ubwo abana bari bagiye, imitungo yagiye, ariko Yobu kwihangana kwe, urukundo rw'Imana rwamubayeho, kugira ngo azashumbushwe ibyo yabuze. Uru rukundo rurashumbusha. Ndashaka kukubwira ngo uru rukundo rurashumbusha. Urukundo rubana nawe udatunganye, urukundo rukagendana nawe. Uru rukundo rw'Imana rubana nawe uri mu modoka ugenda. Uru rukundo rubana n'umubyeyi wagiye kubagwa, wagiye kubyara. Uru rukundo rubana n'umunyeshuri wagiye kwiga, rukamuha ubwenge, rukamuha kumenya. Uru rukundo. Haleluya. Ndashaka kuvuga ku by'uru rukundo. Umuririmbyi yaranditse aravuga ngo n'inyanja zose zaba nka wino, ibyatsi byose bikaba uducumu tw'abanditsi, ngo ndetse y'isi nayo ikirere kikavamo impapuro, ngo ntabwo twakwandika uru rukundo ngo tuzarurangize. Oya, uru rukundo ni rurerure cyane. Dufite ingero nyinshi z'urukundo rw'Imana. Nawe ahuri, urukundo rw'Imana rukuriho, aho urukundo rwa Kristo rukuriho, mu kazi ukora, mu kazi wabonye, urukundo rukuriho. Ubwo waburaye nta wakugaburira, ufite imiryango, ufite ba onkre, ufite ba kazine, ufite ba sowanyu, waburaye, uru rukundo muri kumwe. Nibwo ubona ku munota wa nyuma Uwiteka aciye inzira, ukavuga ngo n'Uwiteka ukoze ibi. Ngo ni urukundo rw'Imana. Ndashaka kubwira ko urukundo rw'Imana mugendana mu nzara, urukundo rw'Imana mugendana mu bushomeri, urukundo rw'Imana ni rwa rundi mugendana mu kazi urimo bashaka kukwirukana, rugakomeza kugendana nawe. Iyo wubahishije Imana, ntabwo urukundo rw'Imana rwakuvaho. Uru rukundo rw'Imana ni rwo rurinda amayibobo mu biraro, rukarinda amayibobo ikarara mu biraro. Dore turi mu gihe cy'imvura, ikarara mu kiraro, ubwo amazi aza akayitwara akayijyana. Ariko aba bana bitwa za mayibobo cyangwa batagira aho baba, bagakomeza kubaho, ntibarware, ntibicwe n'umwanda, ntibicwe na malariya, nta buvuzi bundi babona, babayeho nabi. Ariko uru rukundo rukomeza kugenda kuri bo. Niho muzabona benshi batanga ubuhamya bakavuga ngo Imana yankuye habi, Imana yangiriye neza, Imana yankuye mu muhanda, imagakiza, imakumenya Kristo.
haleluya. uru ni rwa rukundo rw'Imana rugendana n'umuntu, rukagendana nawe udatunganye udakijijwe, ariko umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni ukugira ngo uhindukire Uwiteka agukoreho. uru rukundo rwa Yesu Kristo rwasanze igisambo ku musaraba. Iki gisambo kibona ijuru umunota wa nyuma. Ndashaka kukubwira ko uru rukundo rw'Imana ntabwo rujya rurekura umuntu. Oya, n'ubu nawe ruri kumwe nawe. Icyo usabwa ni ukumvira, icyo usabwa ni ukumva ijwi ry'Uwiteka, icyo usabwa ni ukumva iby'uru rukundo ukamenya iby'amaraso ya Yesu Kristo. Urukundo rw'Imana rubana n'abashoferi, rukabana n'abafundi kubikwa, rukabana n'abayede, rukabana n'abanyonzi mu muhanda, rukabana n'abamotari mu muhanda. Wowe unkurikiye mu kazi ukora, mu byo ugendamo, mu byo ukoresha byose, uru rukundo rw'Imana ruri kumwe nawe. Nutekereza neza urasanga uru rukundo rw'Imana ruri kumwe nawe. Ese niba uru rukundo ruri kumwe nawe, ese uri kugendera mu nzira Uwiteka ashaka kugenderamo? Ndashaka kumenya ko iby'uru rukundo ntacyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ntabwo ari ukwambara ubusa. Hari igihe uburara ukavuga ngo Mana byagenze bite, ugahamagara ba onkle na ba dadi ba papa mudogo ukabaza bimeze bite, bakakubwira bati natwe ntako tumeze. Rimwe na rimwe ukitotomba, rimwe na rimwe ukavanga Imana yarakuretse. Ariko ndashaka kukubwira ngo urukundo rw'Imana ruza finari, urubona finari. Ntabwo Imana ijya yemera ko umuntu agenda gutyo gusa. uru rukundo rugenda kuri wowe, uru rukundo rukuriho. Menya ko uru rukundo rukuriho. Wowe unkurikiranye, ndabizi ko hari igihe wageze, hari igihe wigeze ubona ibintu byanze, ukabona ibintu bigeze finari nta gisubizo ufite. Nyuma y'igihe ukabona igisubizo, ukavuga ngo ni Imana. Mbona uko ngo Pawulo ku kirwa ng'inzoka imuruma ku gikonjo, ngo barangije ngo baramwitegera ngo bajya hakurya bavuga ngo reka turebe uburyo ari bupfe. Ngo barangije babona ntabwo apfuye, baravuga ati bahindura amagambo, baravuga turiya muntu ni uw'Imana koko. Haleluya. Ese Uwiteka yaba ari yagukorera imirimo, abantu nta n'umwe ukikureba. Uyu Yobu yagezaho n'inshuti zimuvaho n'umugore amuvaho, ariko urukundo rw'Imana rwakomeje kugendana nawe, rumuha kwihangana, rumuha kwizera kudacika intege, rugendana nawe kugeza ubwo Uwiteka yamwigaragarije. Hari igihe ugira ngo Uwiteka yarakwibagiwe, hari n'igihe ugira ngo nturenganya abantu, uvuga ngo runaka yaranyibagiwe, runaka ntacyo yamfashije. Oya, ahubwo no kugira ngo imirimo y'Uwiteka igaragare, umenye ko hariho Imana yagukunze, umenye ko hariho urukundo rwa Kristo rugenda ku buzima bwawe. Ntabwo Imana igikora abantu bagikora, Imana ikora finari. Urukundo rw'Imana rukugendaho, bya bindi wiringiye, y'amafaranga wiringiye, b'abantu wiringiye. Iyo umajije kubura igisubizo kuri ibyo byose, uravuga ngo hasigaye naho Imana. Aho ngaho niho urukundo rw'Imana rugaragarira, aho ngaho niho gukora kw'Imana kugaragarira. Mubyeyi unkurikiranye, mukobwa unkurikiranye, mupasitori uzankurikira, muvuga butumwa, muririmbyi, urukundo rw'Imana ruri kumwe nawe. Mwizo ntege nkeya zawe urukundo rw'Imana ruracyakuriho, ntabwo rurakurekura. Oya, ntabwo igihe cyo kukurekura, ntabwo Imana. uru rukundo rw'Imana nta kigero. Muririmbyi niwe wavuze ngo nta kigero rufite. Oya, ntacyo. uru rukundo Pawulo aravuga ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ese ni Kristo, niwe kariwe wadupfiriye, akaba ari we wicaye iburyo bw'Imana. Oya, ntabwo Kristo. Oya. uru rukundo rw'Imana, ndashaka kukubwira ngo urukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana rukuriho. We kwiheba, we gucika intege mu bigeragezo urimo, mu burwayi urimo. Oya. Aha abaganga bavuze ngo ni finari, mutahana umuntu. Urukundo rw'Imana ruri kumwe na wa muntu, wa wundi warwaye, batanze ibipimo byose bakavuga ngo natahe, mwere kumara amafaranga, abadokiteri barananiwe.
mwamujyanye mu Buhinde, mwamujyanye mu Burayi kumuvuza, mumutahane. Aho ngaho ni Uwiteka agiye gukora, aho ni Uwiteka agiye gukora imirimo. Ndashaka kuvugana n'abantu bose bacitse intege, ndashaka kuvugana n'abantu bose bumva ko Uwiteka yabaretse, ndashaka kuvugana n'abantu bafite imbaraga nkeya mu migendere yabo. Ndashaka kubabwira yuko urukundo rw'Imana ruri kumwe namwe. Ndashaka kubabwira ko Uwiteka atabaretse, ndashaka kubabwira ko Kristo atabaretse. Oya, ndumva nshaka ko dusenga, tugasengera utuzi twacu dukora twa buri munsi, tugasengera abarwayi bari kwa muganga, babandi babuze ibisubizo, babandi ibisubizo byabo bitari kumenyekana, babandi bacitse intege bihebye. Oya, ndakubwira ngo urukundo rwa Kristo nta cyadutandukanya narwo. Oya, ntabwo ari uburwayi, oya, ntabwo ari ukwambara ubusa, nta nubwo ari ukuburara, nta nubwo ari ukubura akazi. Wabura akazi, waburara, urukundo rw'Imana rurahari. Oya, Imana ntabwo idukundira uko turi. Mefibosheti uyu ngo yari afite ubumuga, niwe wari warasigaye mu muryango wa Sawuli. Uyu nguyu Uwiteka yamugiriye neza itarebye uko yarari. Urukundo rw'Imana rumubaho ubwo hacumbikishwaga isanduku y'isezerano, ngo nuko imigisha abantu bakaza gutura isanduku y'isezerano ho yariri. Uwiteka amugirira neza. Obededomu Imana imugirira neza kubwo kubika isanduku y'isezerano. Mefibosheti uyu ngo yagirirwa neza na Dawidi kubw'indahure yaragiranye na Yonatani umuhungu wa Sawuli. Haleluya. Uwiteka akomeze kutugirira neza. Urukundo rw'Imana ntabwo ruzigera rukuvaho, ntabwo Imana yigeze kwibagirwa. Oya, mu byo uri gucamo uyu munsi ntabwo Uwiteka yigeze kureka, ntabwo Kristo yigeze areka kugukunda. Oya, Imana izakugirira neza kandi zitamurura hahandi abantu bananiwe, aho imbaraga z'umwana w'umuntu zicitse, niho Uwiteka atangirira akora. Mu gihe ukibona ibisubizo bituruka ku bantu, mu gihe ukibona ibisubizo bituruka ku nshuti zawe, kuba famiriye bawe, oya, ntabwo Uwiteka igihe cyo gukora kiragera. Uwiteka ntabwo ajya akora abana b'abantu bagifite uburyo. Uwiteka ntabwo ajya akora abana b'abantu bagifite uburyo bwo gukora, bagifite ubwenge bwo gukora no kuvumbura. Oya, Uwiteka akora aho abana b'abantu bananiriwe, aho ubwenge bw'abantu bananiriwe, aho ubutunzi bwacu burangirira, niho Uwiteka akora. Haleluya. Uwiteka akomeza kutugirira neza. Ndashaka dusengere muri iri jambo, ndashaka dusenge duhamagara imbaraga z'Imana, urukundo rw'Imana iduhe kubona no kumva yuko tukiri kumwe n'urukundo rw'Imana. Haleluya. Ndashaka dusengera abarwayi badafite uburyo, badafite ibisubizo byo kubaho, badafite ibisubizo byo gukira. Haleluya. Pawulo aravuga ngo mbese niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ese ni ukwambara ubusa? Ese ni inkota? Ese ni ukuburara? Oya, nta gikwiye kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Aho utekereza mugenzi wanjye ukumva ko urukundo rw'Imana rwari kuvuyeho, oya, ntabwo ariko kuri, kuko ijambo riratubwiye ngo nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Mureke dusengere muri iri jambo. Uwiteka akomeze kuduhishurira ku rukundo rwe rukimuriho. Uwiteka ari kutubwira yuko urukundo rwe rukituriho, rukitugendaho, ahubwo icyo dusabwa ni uguhindukira tukamenya ko urwo rukundo rwa Yesu Kristo ruturiho, tukumvira Mwuka kugendera mu nzira nziza, kugira ngo turusheho kugendana n'uru rukundo rw'Imana, tugendera mu nzira itwereka. Uwiteka Nyiringabo Imana, tugushimiye kubw'aya magambo wandikishije umukozi wawe Pawulo yandikira ubwoko bwawe Abaroma, arababwira ngo urukundo rw'Imana, abasobanurira iby'urwo rukundo, arabasobanurira ababwira yuko nta gikwiye gutandukanya urwo rukundo nabo. Natwe rero twongeye kumva inkomezi ituruka muri iri jambo,
twabonye ibihamya byinshi by'abantu bagendanye nabo, urukundo rwawe rwabanye nabo rwabagiyeho. Natwe hari ibyo twabonye, hari ibihamya dufite by'uko urukundo rwawe rwatubayeho dushonje, rutubaho twabuze uburyo, twabuze hepfo na ruguru, rutubaho nta kazi dufite, rutubaho turwaye uradukiza. Uru rukundo rwawe Data Nyiringabo rwatubayeho, dufite ibihamya. Uyu mwanya ndasengera abantu babuze ibisubizo, bari kwa muganga, bari mu bitaro bitandukanye. Data Nyiringabo abo ndabakwereka, kuko hanyuma yuko ibisubizo by'abadogiteri bakomeye bavuze yuko uwo muntu nta kindi gisigaye ari ugupfa, aho niho utangirira ukiza, aho ngaho niho uhera ukiza. Aho imbaraga z'umwana w'umuntu zirangirira n'izaba ziba zitangiriye gukora. Turakwinginze ngo wiyereke aba bantu abari mu nce zitandukanye, mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye, babona ukuboko kwawe. Dusenzera isengesho kugira ngo imbaraga zawe, kugira ngo urukundo rwawe rwigaragariza abantu bose bafite inyota yo kurubona. Wongere wigaragariza abantu bacitse intege mu mitima yabo, wongere wigaragariza ababyeyi bacitse intege, abasore bacitse intege, abapapa bacitse intege. Data Nyiringabo abasheshe akanguhe bacitse intege, turakwinginga cyane kugira ngo ubane nabo. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, ni mu rukundo rwe watubambiye ku musaraba kugira ngo dukizwe ibyaha. Amen, amen. Turagushimiye Data Nyiringabo, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye yuko wakomeje kubana natwe mu buryo bwose, tugushimiye yuko ukomeza kuturinda. Ntabwo dukwiriye ariko